Apofiya twashakanye muri 1994 mu kwezi kwa kane tariki 11 z'ukwezi kwa kane, dushakanira mu mahanga. Twari i Buganda icyo gihe, niho twakoreye ubukwe burarangira, turabana, tumara imyaka 5 nta mwana turabona. Tumaze imyaka 5 Imana iza kuduha umwana muri 1999. Umwana tumaze kumubona, umwana tubyara uwa kabiri, tubyara uwa gatatu, tubyara uwa kane, asinziriye dufitanye abana 5. Imana imuherekeze. Apofiya tukimara kubana twashakaniye i Bugande, tuza kuza mu Rwanda, turazana tubana mu Mutara. Na n'ubu niho twari dufite urugo. Twaje i Kigali turazana, none aritahiye. Ariko icyo namuvugaho gikuru, mbese ibyo namuvuga bwacya bukira. Twabanye neza muri urwo rugendo, turabana mu byiza n'ibibi, dusangira ibyiza, dusangira ibibi. Mu kintu twari dufite cyose twaragisangiye, none aritahiye. Ariko ikindi cya kabiri, twabyaranye abana 5. Ibyo ndabimushimira. Abansigiye umwana mutoya afite imyaka 9. Ariko ibyo shima Imana ni uko twabanye neza, ntawigize akoza undi urushyi, ntawigize atuka undi. Tubana muri iyo myaka kuva mu mahanga kugera mu Rwanda. Twavuye i Bugande turaza dutura mu Mutara, tuva mu Mutara tuza dutura i Kigali, tubana dutyo mu mbaraga z'Imana. Apofiya twashakanye ari umudivantiste, na se yari umukuru w'itorero. Dushakana njyewe ndi umunyagatolika. Ariko tumaze kubana agenda anshishikariza, ambwiriza ubutumwa bwiza bwo kujya mu badivantiste. Abadivantiste twabagiyemo, ariko ngenda bigura intege. Ariko Imana iza kumfasha muri 2024 nza nanjye kujya mu itorero ry'abadivantiste, mbatirizwa Kabeza na Pasiteri Rugamba wari urimo abwiriza hano. Nuko Apofiya yari umuntu w'Imana ukunda gusenga. Yakundaga gusenga mu buryo twajyaga tumubwira ko ibyo akunda mu buzima bwe, yakundaga gusenga. Ugasanga n'abana baramubwira batese mama yagera nijoro saa 9 tumubyuka dusenge. Ubwo Apofiya tubana muri ubwo buzima, tuva mu Mutara tuza i Kigali, aguma asenga, akajya asenga mu buryo butangaje. Ariko natwe icyo dushima Imana ni uko dushimira Imana ko agiye n'ubundi agishikamye umurimo w'Imana. Apofiya mu buzima busanzwe twari tubanye neza pe, namukundaga mu buryo butangaje. Ni nacyo kintu kimbabaje mu buzima, nitwa jye ndababaye. Apofiya Imana izongere munyereke. None amagambo yanjye navuga menshi cyane, ariko mu magambo make, twabanye muri ubwo buzima, mu bukene turabana, icyo tubonye tukakibanamo. None arasinziriye. Apofiya twari tumaze igihe, imyaka 2 yari ishize dukoze anniversaire y'imyaka 28. Ubu asinziriye. Tuvugejeje mu kwezi kuri 11 z'ukwa kane twari twujuje imyaka 30 tubana. Twabyaranye abana 5. Twari tugejeje imyaka 30 tubana. Ntiyigeze antuka, sinigeze mukoza urushyi. Niyo twagiraga icyo dupfa, twicaraga
tukakiganiraho umwe agasaba undi imbabazi. Apofiya yakundaga ubugingo bushya mu gihe utabibwira umuntu ngo abyumve. Hari n'igihe twajyaga kuryama agashyiraho indirimbo z'ubugingo bushya, akambwira ati reka twice abazimu, agashyiraho indirimbo, naba natinze gutaha ngasanga yazishyizeho, ati ntabwo naryama ntishe abazimu. Yakundaga ubugingo bushya, cyane cyane umuntu wari inshuti y'amagara ni uwitwa Fiona. N'ubu ajye tutandukana yari yamumbwiyeho, asiga ambwiye ko hari ikintu yantumye nzamubwira. Yagiye ubwo amaze kugenda umwanya numva umuririmbyi witwa Nkuranga arampamagara ati Apofiya akoze impanuka. Ayikoreye he? Atayikoreye ku muhanda ujya Samuduha, ujya aho umuhanda wa Samuduha n'Umwitunda bihurira, atakoze impanuka. Nese bimeze biti? Aturihe? Ninde mu mujyi. Reka nzi. Ngeze mu nzira abarambwiye ati ewe Apofiya bamwitaga, bakundaga kumwita Anti. Ati Anti arasinziriye. Mu by'ukuri nahise mbira amazi umubiri wose, mpinda umushyitsi, nurumbuka mu modoka, ndiruka. Abantu bagendaga barambwira batubaye iki, mbura icyo mbasobanurira. Nshaka umuntu wari uri aho, ndamubwira nti wantwaje iyi modoka tukaba twagera Sonatube. Uwo muntu ati sinzi gutwara imodoka. Mpamagara umuhungu nari nsize ahantu dukorera, araza aradutwara tujya kumureba. Tugeze mu nzira Nkuranga arampamagara ati yewe ntimwirirwa muza Samuduha, bamujyanye muri moroge Kacyiru. Twahise tujya Kacyiru dusanga imodoka yamukandagiye umutwe wose, yashengabaye, turarira. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Nitwa Ruzigana Maximilien, umwe mu bakuru b'itorero rya Samuduha, aho Nyirasabimana Apofiya yasengeraga. Mwizera tumaranye igihe kitari kinini, ariko itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rigira gahunda yo kwakira abizera baturutse ku yandi matorero. Yaramaze imyaka igera, uko yaje mu gihe yatangiye kugaragara mu gihe cya nyuma ya Covid, agaragara nk'ushaka gusengera iwacu, ariko ibindi bihe tukumva ko asengera Kabeza. Hanyuma aza kugera n'igihe atangira kuzana n'umufasha we. Rero Apofiya yari umwizera waje afite ubushake budasanzwe mu murimo w'Imana, cyane cyane ko yaje azana n'umugabo we abatirizwa iwacu. Amaze kuhagera basaba kwakirirwa mu itorero rya Samuduha, ariko ubushake cyane bugaragaza nk'ushaka kuba muri korali ubugingo bushya. Ibyo bitekerezo yabivugaga avuga ko ayikunda, kandi harimo n'abantu bari baziranye nawe, ariko cyane cyane ukumva afite ishyaka ry'umurimo mu ivugabutumwa. Icyo yakigerekagaho ikindi kintu yarazwiho cy'umwihariko. Itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi tugira gahunda yo kwiga ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato. Ni umwe mu babyeyi bakuze ariko wagiraga gahunda yo gutanga inyunganizi mu byigisho buri Sabato, ku buryo nahamya ko nta mwizera wo mu itorero rya Samuduha utari umuzi, kubera ikigaragara ko yari umusomyi kandi akunda ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato no gushaka gufasha no gutanga inyunganizi. Iki rero cyari ikintu cy'ingenzi kimuranga, ariko hejuru y'ibyo akaboneka muri gahunda za korali y'ubugingo bushya. Ibihe byose yageraga ahantu basohokera akagenda, kandi we bigaragara ko ari umuntu ukuze. Burya abantu benshi bari batangiye kujya bamufataho urugero bavuga ati burya natwe nubwo tutashoboye kuba muri korali ariko byanashoboka. Rero kuba n'ejo bundi urupfu rwe rwarabaye ari muri gahunda yo kujya muri repetition, ni kimwe mu bihamya by'uko yari umwizera ushikamye mu murimo, ukora umurimo awukunze, kandi dufite ibyiringiro ko ubwo yahamagawe akagenda gutyo asinziriye ari mu byizerwa, dufite ibyiringiro ko ku munsi w'umuzuko tuzongera kumubona. Nicyo twakomerezaho dushishikariza n'abagize umuryango we gukomeza kuba mu byizerwa,
cyane umuryango we kugira ngo Kristo nagaruka bazongere kumubona, kandi natwe nicyo twifuza. Reka dushime cyane yuko yagize ibihe byiza muri iyi si. Hari benshi bazagira icyo bamuvugaho, ariko twe nk'itorero twamushimaga, twamubonaga nk'umuntu utanga urugero rwiza ku bijyanye n'imyizerere ye. Turabisaba ngo Imana iduhe kugira ngo umuntu wese atere ikirenge nk'umuke, ibyo twambaza mu izina rya Yesu. Inshuti bavandimwe, ndifuza kuvuga amateka make ku byo nzi kuri Nyiransabimana Apofia. Nyiransabimana Apofia twamenyanye mu kwezi kwa 11 muri 2022. Yansanze ku rusengero rwa Kabeza, angezeho igitekerezo cy'uko yifuza kubatizwa, ariko ngo akaba yarambwiraga ko yifuza nyine kubatizwanya n'umutware we Emile. Icyo gihe mubaza rero impamvu nyine ashaka kubatizwa. Yambwiraga ko nyine agiye kubatizwa bwa kabiri, hanyuma musobanuza impamvu. Arambwira ati rero pasiteri, nkubwije ukuri, njyewe nakira ubutumwa bwa Adventiste, ariko ndangije mpita mpura n'igice cy'abagorozi, bahita bantwara muri icyo gice cy'abagorozi. Bituma rero igihe nari ngeze i Buganda nkomereza muri icyo gice, kuko nicyo gice nari cyahise kinkurura. Muri icyo gihe rero namaze muri icyo gice, nabonaga gisebya itorero, nabonaga kitavuga neza itorero. Bituma noneho ngiye nari ngarutse mu Rwanda niyemeza kwitandukana nabo, uretse ko ngo yari yaramaze no kwitandukanya nabo mu Buganda, ariko aza guhura n'ikibazo cy'uko nta torero rya Adventiste umunsi wa karindwi yabashije kubona hafi yagombaga kujyamo. Ubwo rero mu kuza ageze ino yahise ikirara Kabeza, hanyuma yifuza kubatizwa n'umutware we. Muri iki gihe nibwo namubwiye nti rero wowe kuva nta cyaha kibigaragara wakoze, kandi itorero ryawe barabatirijwe mu ryo mu Mutara rikaba ritarigeze riguheza, turanza tubabaze, none nibarangiza nibumva yuko bashobora kugutanga tuzakwakira nta kibazo. Ubwo tubajije ku itorero ryo mu Mutara, bavuga ko igihe yagendaga bamubatije nk'umudivantiste umunsi wa karindwi, batazi ikibazo yagize agiye maze kugera i Buganda. Bari muri icyo gihe rero baje kumuduha, bamaze kumuduha umutware we, kuko atari umudivantiste Emile, turabatizwa binjira mu itorero rya Kabeza. Gutyo nyuma haza no kumbwira ati rero ndashaka kuzajya kuririmba muri korali yisamuduha ubugingo bushya. Ati numva nyikunze, kandi numva ivuga ibyo nanjye nkunda bigendanye n'ubuhanuzi, numva ariho naririmba. Ubwo itorero rya Kabeza twaje kuvugana, riramutransfera, riramutanga nk'umwizera, we n'umugabo we bajya kuririmbira isamuduha. Icyo rero muziho gikomeye cyane nuko igihe nateganyaga gukora amavuna mu gice cyo mu karere ka Bugesera, ubwo nariyemeje kujyana na korali ubugingo bushya. Uyu mubyeyi twamaranye mu mavuna ibyumweru 2, ari umugore w'indashyikirwa, ari umubyeyi w'indashyikirwa, kuko nkanjye ndabyibuka we na Fiona nibo bantu banyitagaho muri ayo mavuna, nibo bantu barushagaho kundebera mu buzima bwanjye bwa buri munsi, nibo bangaragarizaga keya mu rwego rwo hejuru ntashobora gusobanura. Ariko by'umwihariko uyu mubyeyi akaba ari umuntu wageraga ibakwe buri gitondo, ugasanga niwe kubyutsa abaririmbyi, turimo turahura saa 10 za mu gitondo, niho twabyukaga muri ayo mavuna tujya muri gahunda zo gusenga no kwiragiza Imana. Ariko by'umwihariko mu byumweru 2 niwe mubyeyi utarigeze ava aho hantu twari turi muri iyo gahunda y'amavuna, cyane cyane kuko twe twarataye ingo zacu, twaragiye kuba ahantu hanze kure y'iwacu. Uwo mubyeyi rwose nicyo namukundiye, mubonamo ubuntu bw'Imana, kandi noneho muri we wabonaga ari umuntu wiyeguriye Imana mu buryo budasanzwe. Yabaga mu matsinda yo gusenga, itsinda ryo gusenga rya Kabeza n'ahandi hatandukanye aho yabaga ari, ndetse n'abaririmbyi ubwabo bazi ko ari intangarugero mu rwego cyane cyane rwo kubahiriza igihe. Ariko turizera ko mu gitondo cy'umuzuko tuzongera kumubona. Tukaba dushimira Imana ko nubwo yemeye ko agenda, ariko Imana twizera tudashidikanya ko ari itanga n'ubugingo. Igihe kimwe tuzongera tubonane n'abacu bapfuye, kandi hahirwa abapfapfira mu mwami wacu, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana duhero kwizera ko abacu twabuze tuzongera kubabona mu izina rya Yesu. Ngo bibaho byose tujye duhora dushima, ari byiza ari no mu bibi tujye dushima. Twese duteraniye hano kubw'umubyeyi wacu Mama Jenny,
twabanye muri korali ubugingo bushya. Mama Jane mumenye nta gihe kirekire gishize, ariko aho namumenyeye yaraje ambera umubyeyi pe, arampumuriza amba hafi cyane ko twinjiriye rimwe, banatwakira batwakirire rimwe. Ariko mu murimo yakoraga ni wa muntu utarigandaga, ni wa muntu wabaga afite umuhati. Noneho yarampamagaraga ati mwana wanjye tugende muri korali, tukagenda koko rimwe na rimwe se njye nkagiramo imbaraga nkeya, ariko nk'abaririmbyi bari hano bose barabizi nta muntu n'umwe Mama Jane yaba atarageze iwe mu rugo. Uwamubwiraga ati ndarwaye yabaga mugezeho. Hari umudamu twariho tuvugana akambwira ati ngiye narabivugaga ukagira ngo yarari nko munsi y'urugo, ako kanya kabangezeho, kandi uwo yaratuye ku Muyumbu. Ni ukuvuga ngo rero nkanjye by'umwihariko reka nivugeho, Mama Jane akinjira mu buzima bwanjye yambereye nka marayika wanjye. Nabaga mfite ikibazo nkamubwira anti noneho ibi n'ibi byanze, akambwira ati buretse kubyegereza umutima. Niko kantu yakundaga gukoresha cyane, wibyegereza umutima ndahaje tubivugane turi kumwe. Ubwo akabafasha akamoto akabangezeho. Iyo yangeragaho ntabwo yazaga imbokoboko pe, igihe cyose yazi iwanjye ntabwo yigeze aza imbokoboko. Amandazi, udusukari, utuntu twose akambwira ati mwana nta mubyeyi ujya ku mwana atagize ikintu ajyana. Mama Jane namubwira ikibazo yavaga aho ngaho anyemura ikibazo, kandi kuko nanjye nkumva ndishimye. Mama Jane rero nigiye imbere mu minsi ishize nabwo mperutse kubura umubyeyi umbyara, hashize nk'amezi 2, ariko akiri no mu bitaro. Mama Jane yamubayeho pe, yarasimbukaga akajyayo, ubundi akambwira tugende kureba mama amaze gupfa. Murabizi mwese ukuntu yambaye hafi, n'ubundi arwaye nari mfite inda navuga nkuru, aho mbyariye Mama Jane niwe yarihuse cyane aza kumpemba. Hari n'amafoto dufitanye na muzehe, ariko mbenera no gushimira muzehe uburyo nawe yamubaga hafi. Nawe babaga bari kumwe kenshi, cyangwa se akamubwira ibibazo akabimufashamo. Navuga ngo mu mirimo ye yakoze muzehe yabimufashijemo. None ikintu ngewe yansigiye nk'urwibutso cyangwa umuryango wacu, hari ifoto ndi buyishyire muri bumfashe muyishyireho. Umwana nabyaye afite amezi 4. Mama Jane yaraje arambwira ati uyu mwana mwise Shayini. Ndavugana ariko anti papa we ko yamwise, urumvira izina umwise koko ryamufata? Arambwira ati izina Shayini mwise rizamufata. Najya kumva ati Shayini wanjye muri korali atameze ati. Ubu tuvugana korali yose yewe n'abandi bantu bazi Shayini, ni mama Shayini ni papa Shayini. Mama Jane rero asizanye iti umwana, urwibutso sinzarwibagirwa. Urwibutso ni Shayini. Shayini abuze ba nyirakuru bombi, ariko reka twumve yuko Imana ihari kugira ngo ari izamuba hafi. Nuko Mama Jane twakomeje kubana. N'ejo bundi ajya gupfa navuga ngo nta minsi 2 yari ishize aje kundeba mu rugo. N'umuntu wambaga hafi ku buryo ntashobora kubona uburyo misobanura. Yaje ariko wa mbere nimugoroba turicara turaganira, yarafite no kwihuta ko yashaka gucuruza. Ndamubwira nti oya, kuko hari uburyo yari yaje mu butumwa bwa Mifemu, hari uburyo bamfasha. Ubwo bari baje hafi yanjye nyine nk'umuntu wari wagize ibyago nkabura umubyeyi. Mama Jane yazanye n'undi mubyeyi, batashye nko mu 3:30 baragenda. Mama Jane nta minsi 2 yashiraga atampamagaye ngo tuvugane. Hari n'igihe nabonaga atinze kumpamagaraho nanjye nkamuhamagara, namuhamagara akambwira tuzi ko nanjye nari ndimo nshaka kuguhamagara. Ni ukuvuga ngo ngewe numvaga umutima wanjye n'uwe bisa nkaho biterana. Mbese nageraga hano mu rugo nkisanzura. Rimwe nigeze no gutebya, abana barumvaga ba Gloria. Ndavuga nkurikije ukuntu ubunyitaho,
njye ndumva nzafata akanya nkiyahukanisha nkaza nkahukanira iwawe ugakomeza unyibebereza. Urumva urwego ibintu byari bigezemo. Mama Jeni abantu barabizi uburyo twajyaga nko mu rugendo rwa kure, Mama Jeni yadupfunyikiraga. Njye navugaga mugabo, urumva nari mfite n'uruhinja, ariko navuga njye nta n'igikoma ndi butware, nta n'ikintu na kimwe ndi butware kuko mama wanjye arahari. Mama Jeni akadupfunyikira, abantu benshi babiziho, ariko ninjye wabiryagaho mbere. Nuko njye numva ko hari mu mbabarire, numvaga ari njye wa mbere uzi imbere nkurikije ukuntu Mama Jeni yamfataga. Noneho icyantangaje nuko n'undi wese twaganiraga yambwiraga ati gutya na gutya Mama Jeni, nkumva none ko numva ukuntu yamfataga cyane, numva namwe ariko bimeze biti, ibi bintu yabihuzaga, yabashaga kubikora gute? Nukuvuga ngo Mama Jeni adusigiye, atubibyemo urukundo. Ntabwo nzi imbaraga tuzakoresha kugira ngo natwe ibyo bintu tuzagerageze kubikora. Mu gihe gito twamaranye yakoze imirimo, ariko ibintu ntabura kuvuga ni uburyo yabanaga n'Imana, yakundaga gusenga. Ndetse hari nk'umumama umwe ndagira twari twakoze akagurupe k'abantu 3 atubwira ngo tujye tuba hafi dusengane, rimwe na rimwe tukamutenguha. Ngira ngo umubyeyi umwe we binabakimara kubyumva yahise avuga ati muhamagare Marceline ni Fiona, ati mumuhamagare dusabe Mama Jeni imbabazi, twaramutengushye. Ubwo ngo kwa kabiri yari yamubwiye ngo tujye gusenga, undi amuburira umwanya. Bivuze ngo ni umuntu watubaga hafi ku rwego ntashobora kumva. Ntabwo nzi uburyo nabisobanura, ariko agiye nk'intwari. Reka ngerageze gusoza mpina. Papa Jeni komera, Mama Jeni komera, Gloria asize umwana muto, mwese nimukomere, Uwiteka arahari. Kandi korari icyo nayisaba no kugira ngo dukomeze kuba hafi y'umuryango, Uwiteka Imana akomeze kudushyigikira muri byose mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Mutesi Jeni, njye mfura ya mama. Ikintu cya mbere mwibukiraho, yatwigishije urukundo, twigisha gukunda abantu, ahora yisekera. Ikindi akunda, niko yatubwiraga ko akunda korari ubugingo bushya, twigisha gukunda Imana, twigisha gukunda umuryango wacu. Mama warangishije kandi nta kibazo, uruhukire mu mahoro, naragukundaga, nta kintu utankoreye. Inama wajyaga ungira nyine zari fresh, kandi uruhukire mu mahoro. Ni byinshi twacanyemo kandi byinshi cyane. Inama wajyaga ungira njye nzazikumbura. Wenda ntabwo nakwereka amarangamutima yanjye, ariko ndi ku mutima, kandi naragukundaga cyane. Bifata nko kugenda, bifata nko ko Imana yaguhamagaye, ko wadukoreye byinshi cyane, nta n'ukuntu nabivuga. Kandi nta kibazo, inama wangiye nzazikurikiza, ibintu byose wambwiye nzabikora. Ibyo wajyaga umbwira, wenda gukizwa byo ntabwo nabikwemerera, ariko nabyo bizagenda biza buhoro buhoro, bizagenda biza. Aho mwijeje yuko inama wangiriye nzazikurikiza. Njyewe umuntu wajya kubwira ati Fred ni ukubera icyo udakizwa, Fred ni ukubera icyo udakora kimwe. Ayo nta kundi, nubwo nabikweretse yuko nzabikurikiza ibyo wambwiye,
ubwo nakweretse yuko nyine nzabikora, ariko uba uri mu ijuru nzabikurikiza, kandi nanjye ndifuza kuba uko wagiye nanjye abe ariko nzagenda, uko wagiye niko nanjye nzagenda, kandi ndabikwijeje. Ku munsi wa nyuma ugiye nk'intwari, ntabwo ugiye nk'umuntu turi aho ngaho. Nanjye ndakwizeza abavandimwe nsigiye, nanjye nzabitaho pe uko nshoboye, uko nashoboye nyine ubwo ngubwo Imana izabinshoboza. Kandi kuba waradutoje gukunda Imana, cyo kintu cya mbere wadutoje, ukajya utubwira se ko ngiye gupfa, ubundi namwe twazapfanye, basi namwe aho ngiye namwe mukazahajya. Aho ndakwizeza yuko ubwo bikomeye kugera aho wari uri, ntabwo twashobora imirimo wakoraga, ntabwo twashobora ibyo wakoraga, byo ntabwo twabishobora kuba ari intwari, ntabwo byo bibaho, ntabwo twabigeraho. Ineza wangiriye n'ibintu byose wambwiraga, ntabwo mwijeje ko nzabikora, ntabwo mwijeje ko nzabwira ko ubutwari bwawe ntabwo twabugeraho, niyo byaba bimeze bite. Kandi kuri iyi si nta n'umuntu wanabigeraho kubera ubutwari wagiraga. Aho mwatwe usize tuzagerageza, ntabwo wenda tuzabigeraho, ari inama watugiriye, cyane cyane njyewe ni njyewe wagiraga inama, ukambwira ati Fred bimeze bite, ubundi bimeze bite, wakijijwe? Nanjye narageragezaga kandi warabibonaga, nkagerageza aho bikanga nyine. Mami, nubwo ugiye nta kintu na kimwe nkuretse mu bintu twari narapanze kukwereka, gusa ndakwizeza nzabyereka dadi, ndakwizeza nzatuma dadi mugira umubyeyi wa mbere utewe ishema nanjye. Mami, nzamwereka ibintu byose twasezeranye, kandi ndabizi neza ko nzabikora. Ndabizi neza ko dadi ari we nsigaranye, kandi niwe ngomba kwitaho, kuko ubu niwe nshingano zanjye ngomba kwitaho n'umuryango wanjye. Mami, ndabizi ntabwo byoroshye, ariko ubugira neza, ubutwari, indangagaciro wanyigishije nzasigara nanjye mbyigisha murumuna wanjye. Gukunda gusenga, kwita ku bantu, gufasha imfubyi n'abapfakazi, ibyo ni ibintu nzasigara nigisha murumuna wanjye nk'uko nawe wabinyigishije. Kandi sinzigera na rimwe ndekera kugukumbura, kuko mu mwanya wanjye hazahoramo umwanya wawe mu mutima wanjye, kuko ni wowe mubyeyi buri muntu wese yakwifuza kugira. Kuko sindabona umubyeyi ukurenze mama, sindamubona. Ariko mama, ndakwizeza ko bakuru banjye, murumuna wanjye unsigiye, papa wanjye unsigiye, bagiye kuba inshingano zanjye guhera aka kanya. Ngomba kubitaho nk'amaraso yanjye, kandi nk'aho ari bo bonyine nsigaranye imbere n'inyuma, kandi ndabikwizeza ko nzabikora. Mama, nanjye ndifuza kuzagusanga aho wagiye, ko ndabizi ko wagiye mu ijuru. Mama, ubu nibwo ndi kubona ko ibintu byose wavugaga, ibyo wakoraga, ukuntu wasengaga, abantu wafashaga utitaye ukuntu bakuvugaga, nibwo ndi kubona agaciro kabyo n'akamaro kabyo.
mami twese wadutoje ubutwari wadutoje ubupfura kandi ni ibintu tuzakomezanya natwe tukabiraga abana bacu nk'uko wabituraze. Mami ndakwifuriza kuruhuka neza ahantu uri kandi wumva utuje wizere ko abana bawe nta n'umwe uzagusebya kuko bose wabigishije neza mu minsi wari ugihari kandi bose bazabikurikiza. Mami ndizera neza ko na Bright azakura neza nubwo azagira igihe cyo kubikwereka ariko udahari nawe ndizera ko azakura akaba umuntu w'umugabo nk'uko wamwifurizaga ko azaba. Byari mu gihembwe cya nyuma cy'amasomo yanjye ngiye naranasoza no gukora icya leta. Mami nari narakomerewe ko nzabona buruse ntuzuza nkakora neza ikizamini akibaza ko ibintu twapangaga ubukwe kuzagukorera ubukwe bwiza nzakora graduation nzabona buruse nkajya hanze nzakubakira inzu nzakugurira imodoka wowe na dadi nakarekera gukora ako dadi ntabwo nakwizera ko dusize noneho dusize hakiri kare. Nitwa Gloria Mbabazi ndi umwana wa gatatu wa mami. Yewe ikintu nshimira mama wanjye ni ukuntu yanyeretse urukundo yatweretse urukundo twese muri rusange. Yari umuntu mwiza yari very supportive. Ni umuntu washaka kuba wabwira ibintu byose. Yari inshuti yacu twamubwiraga ikintu cyose nta kintu na kimwe tumuhisha akatugira inama ntabwo twikomplikaga kuba ari ikintu twamubwira ko yumvaga. Ndabyibuka n'umunsi wa nyuma kuwa kane mbere yuko yitaba Imana twarirwanye hano mu rugo umunsi wose twari turi kumwe nkazajya amubwira ngo mami hari ikintu ushaka kukubwira ariko nyine yari ari busy yiriwe ari kuri telefone umunsi wose nyine birangira nakimubwiye ndavuga ati ndaza kukimubwira nava kuri peta ko yari afite gahunda yo kurepeta ndamubwira ndaza kukimubwira nava kurepeta nyine tuganira. Rero ubwo ngubwo ntabwo yagarutse ni n'umunsi wa nyuma kuko ngenda byibuka ari njye muntu wa nyuma mu rugo twavuganye mbere y'uko agenda twari turi kumwe na mbere y'uko afata moto ajya kurepeta nabwo naramuhamagaye turavugana ko nyine ikintu kizangora kuba nabyakira ni ukuntu yari wa muntu wamenyaga akantu kose nyine yabaga yitaye ku kintu cyose kuko twabaga turi abantu dukunda kwibagirwa. Ikintu twibagiwe cyose niyo mwabaga mutari kumwe baramubwiraga ngo mami guza hano telefone yanjye iri akayikubwira uza hano shajeri yanjye iri akayikubwira uza hano ibintu byose yabaga bizi ahantu ibintu byacu byose biri n'ibyo yabaga atabizi byose yabaga bizi. Rero ngenda mushimira cyane pe kuko ni umuntu mwiza yatweretse urukundo. Nk'umukazana wabanje mu rugo iwacu haba kwa mama haba ku bana ba marume niwe mugeni wabanje mu rugo iwacu niwe mugeni nabanje kwarika niwe mugeni wambwiraga ntazi n'ibijya imbere nkubwira uri mu cyumba nivayo tugenda
anko yagiye mutima irarinda bubanze bubwire Amageni aragukunze n'umutima wanjye wose. Icyo nsaba Imana yo mu ijuru, ndayisaba abana bawe kunkunda, kuko ndi hakurya ntabwo ndi mu Rwanda, ntabwo bazi nimba mbakunda cyangwa ntabakunda, ariko kuri iyi si ikintu nkunda ni abana. Umubyeyi, abana bawe nimba nkihumeka, nasabaga Imana baba abana banjye kibababaje bambwire twumvikane, ntabwo tuzaguhemukira. Ndasaba abana babakurikire umuhanda w'ukuri, ndasaba abana bawe baba abana b'Uwiteka Imana, babashe kuberaho papa wabo nawe ababereho, umwe aba ukuboko undi aba umutwe. Ndashima Uwiteka Imana buri kimwe cyose. Umuhanda wafataga ujya ku rusengero, reka Uwiteka gucira umuhanda aho utari, reka Uwiteka kubabarira ibyo utakoze byose. Shimira Amageni, ndagushima, ndashima mukuru wanjye Amageni, atubereye umubyeyi, utubera data, utubera mama, waratureze turakura, niwe mukazana wa mbere twabonye kwa mama na data. Amageni, waratureze turakura, uradushingira, none ugiye utatubwiye, ugiye udutunguye, ugiye utadusezeye, ariko tuzakwibuka, tuzakuzirikana ku mutima nk'uko watureze. Abo dusigiye tuzabarera nk'uko watureze, tuzababera ababyeyi beza, tuzakora ibyo wadukoreye. Uzagira ikibazo tuzaba turi kumwe nawe, wumve ko ugiye tugikukunda, ugiye tugigukumbuye. Amageni, mfite byinshi navuga, ariko Imana iguhe iruhuko ridashira, Imana iguherekeze. Murakoze cyane. Ngiye kubabwira amateka ya Mama Geni. Mama Geni bwa mbere tumenyana, twamenyanye mukuru wanjye, icyo gihe yaramurambagizaga, dusa nk'abaguye mu kantu, tubonye mukuru wacu abonye umukobwa akunda. Icyo gihe byabaye bityo. Mama Geni tuvuga cyangwa Pofia, mu gihe cyo kujya gusaba kwa Mama Geni nagiyeyo, ni nanjye wagiye ushoreye inka. Icyo gihe nta modoka zabagayo, twagiye dushoreye, twagiye ibirometero byinshi cyane, turagaruka. Mama Geni yaraze asanga turi abana b'imfubyi. Icyo gihe twarererwaga n'umugabo we. Mama Geni ahita ajya mu bana bane. Amaze kujya mu bana bane, Mama Geni araturera. Niwe twabonye ari umuramukazi wacu, ntigeze twinuba. Icyo gihe twabaga mu mahanga, twabaga mu gihugu cy'u Bugande, naho dutahiye twaje Mama Geni abana natwe. Igihe kiragera, Mama Geni aradushingira, tuba abagabo, turubaka, natwe tugira ingo. Nta kintu mfite navuga kuri Mama Geni. Mama Geni ibyo wadukoreye, abana usize, umuryango usize, umugabo usize, abana baziga barangize. Ntabwo Brian azareka kwiga ngo
nuko witabye Imana. Ikintu gihari kimbabaza nuko tutigeze tugusezera, ukagira impanuka y'imodoka. Impanuka yabaye saa 12 tukabimenya saa 3 z'ijoro. Icyo gihe ndizera ko wari uryamye mu muhanda, ariko mama Jane turaza guherekeza mu cyubahiro cyawe, nubwo utabibona twabiteguye mu cyubahiro cyawe. Ntabwo navuga byinshi kuko wakoze byinshi, mbivuze bwakwira bikacya, kandi njya nibuka ijambo wambwiye ngo njye nubaha Imana, sinzanywa inzoga n'umunsi n'umwe, ntabwo nzazinywa kuko witabye Imana. Ndakubaha nk'umubyeyi wanjye, murakoze. Wicaye hano imbere, hano imbere kuvuga ku bya mama Jane, muramukazi we. Mama Jane ho bamushakiye nari umwana muto, ariko mu bwana buto Jane yarandeze pe, yarandeze kuko aho yashakiye urabona abo bari batoya, abo babiri nk'uko ari impanga, ari njyewe mushiki wabo bakurikira njye muto. Urumva ko mama Jane bamushakiye nari muto, ariko mama Jane wambereye umubyeyi. Nubwo hari ibyo nk'uko umunyarwanda avuga ngo ntazibana ntizikomana amahembe, ibyo twajyaga dukomanamo amahembe byose, ariko tukabirangiza nk'umubyeyi, tugasabana imbabazi nk'umuntu mukuru wandeze wese, ukamenya ko hari icyo naba nkosheje, tugasabana imbabazi. Mama Jane ukuri urupfu rwe rwantunguye, ariko icyo ngiye gusaba, icyo ngiye kwizeza nka nyirasenge wa bano bana, ari njye muto kwangira inshuti, ari njye bucura, ari njye mukobwa njyenyine, nka nyirasenge wa bano bana. Mama Jane nkwijeje ko umwana uzaza uzanyegera wese nzamenya bano bana, niko ndi nyirasenge wabo. Miri ni mukuru wanjye, ariko bano bana nzabafasha nk'abana banjye, sinzabinuba kuko ni amaraso yanjye. Mama Jane nizere ko ubizi ko rwose ntashaka kwinuba abana ba musaza wanjye nka nyirasenge wabo. Amazina yanjye nitwa Mukamusoni Jeanne d'Arc. Ndashimira mama Jane. Mama Jane namusanze yashatse mu muryango natwe twashatsemo, twasanze we dushaka muri uyu muryango, dusanga abagabo dushatse nta babyeyi bari bafite, ariko mama Jane twamusanze yatubereye umubyeyi, yaratwakiriye nk'umubyeyi, aratwakira twereka urukundo. Ndashimira mama Jane urukundo yatweretse, ndamushimira cyane, yarakoze. Yadutoje ko tugomba kubaka ingo, ko tugomba kwitwara mu ngo zacu. Ndamushimira, yarakoze. Mama Jane twakwigiyeho byinshi, cyane. Turagushimira mu by'ukuri. Nagira ngo usezeranye yuko ko biri kose ugiye vuba, urihuse, ariko urukundo watweretse, uburyo watwakiriye, uburyo watubereye umubyeyi, kuko ababyeyi ntabo twari tuhasanze, warakoze, turagushimiye. Warakoze cyane, ibindi twavuga gusa urihuse, usize abana, natwe
tuzabitaho, tuzabarebera aho utari, tuzahasigara. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Esther Bwiza. Mama Jane yari mukeba wanjye, ariko njyewe sinamufataga nka mukeba wanjye, ahubwo namufataga nka mukuru wanjye. Impamvu namufataga nka mukuru wanjye ni uko ariwe nasanze muri uyu muryango, hanyuma akankunda, akanyereka ko ndi umwana kuri we. Yaramfashije muri byinshi, twaganiriye byinshi. Rero namufataga nka mukuru wanjye kuko umugabo we ni mukuru wanjye, niwe bakurikirana. Urundi ruhande nkamufata nka mabukwe, kuko njye nigera muri uyu muryango umugabo yarambwiye ati nta mama ngira, ariko mfite mukuru wanjye wandeze, arankuza, ndetse umugore we araturera, nawe atugezemo araturera, atubera umubyeyi mwiza. Rero nkamwubaha mu rwego rwa mabukwe. Mama Jane ntabwo nigeze muhangara, namwubahaga nk'uko umwana yubaha umubyeyi. Mama Jane twaganiriye byinshi. Mama Jane namukundaga, ni umukristo kandi ni n'imfura. Ikindi, Mama Jane si igisambo. Twasangiye utwo Imana yaduhaga twose. Yambereye inshuti nziza, namukundaga kandi agiye nkimukunda. Ikintu kimbabaje ni uko namurwaje. Ntabwo arwaye ngo murwaze, nararwaye arandwaza, yaransuye, yanyitayeho muri byinshi. Yarambabajwe nuko arwaye, apfuye namurwaje, akubiswe n'inkuba. Agiye mu gihe ntabitekerezaga, nari niriwe ndi umuntu uri bumuvugishe, numva ashaka kumuhamagara ngo muvugishe. Ariko ni iby'iki gihe nyine by'imibereho, nkomeza ntinda kumuvugisha, ariko nkumva ijwi rimbwira ngo nimuhamagare tuganire ku bintu bimwe na bimwe. Rero mbabajwe no kugiye nakubwiye ibyo nashaka kukubwira, ariko usize abana, usize umutware wawe. Ibyo numvaga nakakubwiye, n'ubundi tuzakomezanya, nzabibabwira kandi nzababanira uko mbishobojwe. Nzagerageza kubabanira neza nk'uko wambaniye neza. Ntabwo navuga ngo nzagusimbura mu bana bawe, ariko nzagerageza nk'umubyeyi, nzakomeza gukwerera imbuto nubwo utakiriho. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kumpa uyu mwanya wo kuvuga kuri Mama Jane wanjye. Ibyo namuvugaho ni byinshi cyane, kandi nawe abaye akiriho yamvugaho byinshi. Amazina nitwa Indamutsa Rose Bamusabe. Mama Jane twabanye igihe kirekire. Mama Jane yari inshuti yanjye magara. Mama Jane namenyaga ikiri ku mutima we, akamenya ikiri ku mutima wanjye. Mama Jane ntabwo nzi icyo namuvugaho muri uyu mwanya. Ntabwo nari nzi yuko yansiga aka kanya, ntabwo nari mbizi. Iyo mbimenya, ahari nari no kubana nawe mu nzu. Mama Jane rero twabanye guhera mu 2000. Tubana mu Mutara, aba ku Ruhuha, afite abana batoya cyane. Njye ndi umukobwa mutoya. Mama Jane atubera umubyeyi.
ntacyo twamuburanye. Igihe cyaje kugera hagati aho ajya Uganda, tumara igihe tutari kumwe, ariko aho yagarukiye n'ubundi twakomeje kubana nawe. Nshima Imana yuko mu gihe tumaranye cyose, guhera icyo gihe, Mageni yakundaga Imana. Mageni yakundaga Imana, akunda abantu, nta kintu na kimwe wabashaga kumuburana afite, n'icyo atabaga afite yabashaga kuba yagishaka akaba yakibona. Yabashaga gutanga ibyo byose kugira ngo umuntu amererwe neza. Nihuse mu mwaka wa 2020 hari ikintu cyamunejeje mu buzima, we n'umugabo we biramunezeza cyane. Arambwira ati Rose, ngomba kuzashima Imana imbere y'abantu, imbere y'Imana, kubw'iki gikorwa cyiza nkoreye. Abantu bose barabizi, yakoze ibintu bimeze nk'ubukwe, twambara agatimba, mubera marene, turanezerwa ko yari afite gushima Imana mu mutima we. Karanezerewe. Mageni twabanaga ibihe byinshi. Nihuse vuba aha ngaha, Mageni ntabwo nakundaga kugera ahari, ndi mu bitaro. Aranshaka ntiyambona kuri telefone, nuko ejo bundi ku wa 4 ndamuhamagara. Nari mfite uturimo nkora, numva nsa nkaho mpuguwe cyane, numva nshatse kumuvugisha. Ndamuhamagara, arambwira ati ndakwishimiye, ati kumva umvugisha, ati Rose maze iminsi ngushaka. Ndamubwira nti mbabarira, warambuze, narabibonye. Twavuganye nk'isaha yose, ariko ntabwo nari nzi yuko arimo kunsezeraho. Twavuganye byinshi guhera igihe twaherukaniraga, tuvugana umwanya muremure cyane, ariko mu bintu yabashije kumbwira, yambwiye mu bintu bikomeye sinari nzi yuko ari byo bya nyuma mbwiye. Nuko ambwira ikintu gikomeye, arambwira ati ijoro ry'ejo, ati narose inzozi zinkomereye, ati ndota ikiyoka kinini gishaka kundya, ati haza umusore aragikubita arakica, maze kukica aragihamba, agishyiraho itaka ryinshi. Atari ko kubona ukuntu nanesheje icyo kiyoka ntikindye, ati byanteye kwirirwa nishimye, tubunguwe neza, ati byanteye kujya imbere y'Imana ndasenga. Tumaze gusenga, ati numva ndanezerewe. Ariko uwo munsi n'ayo magambo niyo naherukiyeho, haciyemo nk'iminota 30, numva barambwiye ngo mama Mageni akoze impanuka. Ariko ntabwo nzi icyo navuga, gusa Imana yo mu ijuru nzi neza yuko ntashidikanya ko bizaduhuza ururya munsi w'umuzuko, kuko yapfanye ibyiringiro. Nitwa Ababyeyi Jeanne d'Arc, ndi inshuti ya mama Mageni cyane. Yarankunze nanjye ndamukunda. Yansezeye sinamenya ko arimo kunsezera. Ukwezi kose kurashize mpamagara buri munsi. Ntabwo nari nzi icyo bigendereye, ariko we nk'Imana wari ubizi. Umunsi we wa nyuma yansabye kumusura, uranyinginga cyane, yarahumbishyiramo urwenya, ndavuga ngo yimfata ku ngufu. Nageze aho nicuza, avuga ngo iyo nza yenda ntaba yagiye, ko Imana yari ibizi ko ari uko bizagenda. Mageni
ndagukunda, Imana izampe kugukundira abana. Nsigiye umukoro ukomeye wo gusengera abana bawe. Imana yo mu ijuru ibirebe ko nifuza ko tuzahurira mu bikari byo mu ijuru. Nsigiye icyigisho gikomeye kandi gihambaye cy'uko namenye urukundo dukwiriye gukunda bene data. Natangajwe nuko mwene so muhuje amaraso muri Kristo Yesu, umubabaro we ntabwo tumvira ku marira gusa. Umubabaro wawe nawumviye mu mitsi, nkumvira mu nyama, nkumvira no mu mano, kugeza aho umubiri wose utonekara. Abantu wabyaje amaraso y'igiciro cyaduha ngo tumenye ibanga twibitseho ryo gukundana. Yesu yaradukunze aritanga kugira ngo aducungure. Yemeye gutanga umwana we mu buryo bubabaje kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ushimirwe ko wababariye mama Jane ibyaha, kandi ushimirwe kuzamuha ubugingo buhoraho. Nizeye ko ibyo byose ubishoboye, kandi iherezo rye wararirebaga. Ushimirwe ko wambwiye ko mama Jane yambwiye ko yumva nta cyaha kiri mu mutima we umunsi w'urupfu rwe. Yambwiye ko umutima we wera rwose, ko yazindukiye imbere y'Imana kandi yumva umutima we ukeye. Ntabwo njye ntanga ubugingo, ariko ndashingira ku byo yambwiye. Uri Imana ikiranuka, nzi ko wamukunze kurusha abantu. Iminsi agiye kuri moto ni myinshi cyane. Hari impamvu rero ko wemeye kuri ya munsi apfa, ko warabirebaga. Icyo uhishwe gushimye. Ushimirwa ko wadukunze nk'abantu b'Imana. Ushimirwa ko wambwiye ko njye na Roza twari abanyamabanga bawe, kandi twabibanyemo neza. Ugeze ku iherezo warahabaye, tuba hagati, ntawe ugeze yumva kiva hagati yanjye na Roza cyangwa nawe. Ibyo watuganirije hano umuntu wo hanze twigeze tubibwira ko Imana yaratwumvaga. Ibyifuzo wari ufite ku bana bawe, ndizera ntashidikanya ko Imana izabisohoza neza. Bose babifurizaga ubugingo, nta muntu n'umwe utifurizaga ubugingo, haba abana bawe, haba abo mu rusengero, haba abo hanze. Wifuzaga ko mukuru wawe ashaka Imana. Ndagusabye rero mumugirire neza mu izina rya Yesu. Murakoze. Ndabanza gushimira itorero yasengagamo ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Ngashimira abantu yaririmbanaga nabo, ngashimira abantu bafashije muramu wanjye kumwakira. Imana ibampera umugisha. Niryo jambo mbanjije kubanza. Mama Jane uyu mureba ndi mukuru we, nijye mfura y'iwabo. Mama Jane yankunze kuva akiri umwana muto, nanjye mvaho njya gushaka. Nshatse nabanye nawe, mbana nawe igihe kirekire. Igihe kigeze biba ngombwa yuko aba akuze, nza guhura n'uburwayi ndarwara. Ndwaye Mama Jane iwacu baramumpaye, bari bakiriho. Haraza arandwaza ariko ari umwana w'inkumi nyine ukuze ukwiriye gushaka. Ubwo andwajije aho noroherewe, yakundanye na muramu wanjye wari wemera nyine. Ariko ubwo bakundana akajya aza kunsura, nabo bakaza mu rugo, ari ba gato ari na gakuru. Ni abana bankundaga cyane pe. Uretse ko twaje gutatana kubera guhunguka, turatatana. Tumajije gutatana, ubwo Miri yahise ambwira ati rwose uramumpa, nanjye nahisemo umuha n'igihe wamumushyingiye. Ntabwo bambereye abana babi, barakomeje bakajya baza bakansura, ari gato ari gakuru baransura. Ni abana bankunda, uretse yuko twatatanye. Ubwo igihe kiza kugera duhunguka afite inda ya Jane. Turaza ageze inaha arabyara.
majije kubyara n'ababyeyi bacu bari bakiriho. Ubwo igihe kigeze ababyeyi bacu bitaba Imana, ndamusigarana nka mukuru we, nawe ambera umwana mubera umubyeyi. Mama Jeni yari umuntu unkunda, ntago mfite ukuntu nabivuga. Akaza akambwira ati rero menye Bugande n'abantu bakundaga nta muntu uvuga mukuru we mu izina, bavuga baba. Akaza akambwira ati se baba kuzi ko wacu bari abantu b'abadivanisi tukaba wararetse gusenga, wamba bari ukaza ugashakisha Imana. Ariko ndaje nanjye nyishakisha. Ati jewe narabiretse nashakishije Imana, nta handi ndi, we hahuri niwe uhazi. Ndamubwira ntariko nanjye ndaje nyishakisha. Ubwo ari abana be badukundaga bakadusura, ari abanjye niwe wabareze. Rwose giye ntabwo mfite ukuntu namuvuga. Imana imuhiruhuko ridashira. Nanjye ndumva nanjye nakora ibishoboka byose nanjye ngashakisha Imana nkuko nawe yayishakishaga, nkuko yabinyizezaga. Nta yandi magambo navuga. Amagambo murakoze. Rero mbere yo kuvuga amagambo agendanye n'umugenzi Bofia, ndabanza kuvuga amateka y'umugabo wamushatse. Ese yari musaza wanjye nkurikira, shakana n'umugore apfa asize abana 5, umwe afite amezi 3, umukobwa ndamwonsa. Mu bana 5 harimo impanga 2. Abana se wabo yapfuye, umugabo wa Bofia afite imyaka 7, basigaza ari imfubyi. Ndabarera, bambera abana beza, mbabera umubyeyi. Umuhungu ageze imyaka 19, ndamo kumushakira akiri muto kuko narebaga ndashoboye, ngira ngo barumuna be bajye bagira uwo basanga ajye mu mwanya wa se. Niko nabigenje. Yatanze nk'imwe ntanga indi by'inkwano, turamusabira turamukwerera, abana n'umwana we. Mama Bofia yaje ari umukazana, ariko Bofia yageze mu rugo ntabwo yigeze aho umukazana. Ntabwo ni Mama Bofia, ni Bofia yageze mu rugo ntabwo yabaye umukazana, yabaye umwana nk'abandi. Ambera umwana mwiza. Turabana imyaka yose kuva muri 94 turi mu Bugande kugera kuri iyi saha aho yitabiye Imana. Imana ishakiye kumuhamagara ikamujyana. Yambereye umwana mwiza, yaranyubashye, yaranyumviye. Umva niwe mukazana mukuru ufite kuri se waba ngaba. Bake babiri barahari, ariko baje bamusanga bamwunganira. Ambera umwana mwiza, asigiye umuryango, asize abana 5, abakobwa 3 n'abahungu 2. Imana imwakire mu bayo.